Fizo Mason. Yes sir, bimeze bite? Ngo bimeze bite se musaza? Ni wane. Ni waneza. Ni waneza kabisa. Ariko wane yaturutse hehe ubundi? Yaturutse kuri waneza. Kwa kundi uba witwa Nsabimana bakajya baguhamagara Nsabi. Ego. Nsabi koma sava. Cyangwa umuntu ugasanga yavuye mu cyaro yitwa biri ku nzira yagira mu mujyi ngo nitwa Billy. Akabantu nabahanga. Urumva ukuntu aba yarahise bigenza. Amazina nyine bakayagira magufi yo kugira ngo ashobore gusawundinga neza. Ariko nibyo binorosha ubuzima no kubahamagara. Biroroha cyane. Ubundi ubuzima no kubworoshya ntago ari intambara. Ba niyo nsenga usanga bitwa ba niyo. No handi umuntu akoze amakuru uti ibintu ni wane. Ibintu ni waneza. Nawe uti ni waneza. Ni wane. Duherukana rero uri umufundi ufite isima ukubaka ukuntu. Ndabona ubu ngubu noneho ibintu biri mu buryo inzu yaruzuye imeze. Ndi kugenda na beto kabisa ariko ubu ngubu none akaboko kanjye ndi gushimira Imana ko akaboko kanjye kari kongera gukora uko bikwiye kabisa. Ubu watera igipfunsi ukajyamo neza. Ubu ntago biraza neza ariko ndi gushimira Imana kuko biri kugenda bikemuka neza. Ariko uri kumva ubushyuhe buri kuba buriho muri no minsi. Nagize ngo ninjye gusa. Ugiye byari bishoboka ko umuntu akora ikiganiro yiyambuye nko hejuru nari kubikora ariko turi muri studio ushatse wakura. Ibyo birake. Ushatse wakuramo rwose nta kintu. Tazanyosha ugasanga ndarutanze ku gasozi. Ubushyuhe bumaze iminsi ngira ngo ni ikibazo rusange ariko hari ngira ngo no mu Rwanda hose. Ariko ibihe byarahindutse ariko buri Imana ifite ukuntu ibigenza. Abantu bari batangiye kwijuta ubushuhe ni bwinshi biki ariko Imana yagize gutya iducangamo n'akavura. Ushobora kubona no mu kanya karaguye. Ahandi byari bimeze neza ariko ni blessing. Igisima bakivanyeho ubu ngubu uri gukora neza. N'akazi naragatangiye n'abantu mwe dore mwe mwarambuze mu kazi nakagarutsemo n'imiziki nayigarutsemo vuba ndabaha indirimbo ahubwo bitarenze ejo murarara muyibonye kabisa. Muyibonye wenda ibyo turaza kubigaruka ariko turaza kubivuga reka duse nabiganirira. Yego ni nacyo cy'ingenzi kwanza. Ni nacyo cy'ingenzi. Nabyo turaza kubigeraho kubera ko byose ni akazi. Ubuzima y'umuntu ari muzima acapagura akazi iyo umuntu ari kuvuga ati bana bari barambuze muraza kumbona aho nkorera kujya. Ahubwo se wowe bimeze bite amakuru y'iminsi? Ni wane. Iki kiganiro turakita episode ya kabiri turakita iki? Twakita episode ya kabiri cyangwa se igice cya kabiri kuko biracyakomeza rega nta wamenya. Cyakomeza turacyaganira turanaganira n'inshuti n'abavandimwe. Nabonye ariko kimwe icyambere baragikunze hari n'abantu bagiye ngira ngo bari bamaze hari kugikurikira bavuga ati twe tugize ubwongo ni ibintu tipole sana musaza kabisa. Kubyumva biba bigaragara ko hari abantu benshi baba muri kumwe bakwiye. Harimo abantu benshi bayango nagatwiko bamwe ubu nibwo bari kumbwira ngo bro siko twe tuzi ko ari video uri gushutinga reka da abwa sinone video waraburiya umuntu yikorera igisima akakimarana ukwezi se wajya muri shuti koko ukikorera isima iminsi ngana kuriya koko kandi ukuntu ugira ryana bya hatari bana iraryana bro none kuryama uribaza ngo nta byishimo by'uburiro ubona ntago bishoboka nukuryama ukuboko wagutereye iriya mbese nukubura amahoro to Masone ariko ubundi Maso abantu wende tuvuge babahanze abenshi babaziho kuba hari ukuntu nyine biyaranja hirya no hino nta mufasha ufite. Kwiyaranja gute? Kwiyaranja nyine ugasanga nk'umuntu avuga ati giye mfite akana. Abantu benshi babahanze bikunda kubabaho mbona ntago ari benshi ariko ni bamwe na bamwe. Bamwe na bamwe baba ariko ngiye urumva kubera ko ngiye nakunda ibintu byo gukubagana. Ntabwo biragoye kuba byambaho. Ntabwo nkunda ibintu byo gukubagana mbigendera kure. Kare hari akantu tugeze kuganira ariko bukagiye gutuma nongera kugira icyo nakubaza. Nk'ubu ngubu kuri iyi saha utinya gupfa? Ngewe buri wese arabitinya. Mbere narabitinyaga cyane ariko ubu ntabwo ndacyabitinya ariko ntabwo nkibitinya cyane kubera ko nizera ko nyine gupfa buri kintu cyose kitubaho ni igeno ry'Imana kubera ko Satani nta bushobozi afite bwo gutwara umuntu kuko nta muntu yaremye. Imana niyo idufite mu biganza gutya kubera ko hari impanuka ziba zikomeye zigatwara benshi ariko ugasanga bamwe bararokotse tukanatangazwa n'ukuntu barokotse
ubwo nyine nizera ko nyine kandi njye mu myizerere yanjye simbizi nizera ko Imana itwara abantu isa nkaho iri kubaruhura njye niko nizera ni n'igihe cy'umuntu kiba cyageze burya umunsi w'umuntu iyo wageze ntago ushobora kuwurenga. Impamvu nari mubajije ako kantu ndetse utinya gupfa nuko nko mu minsi yashize hari abajene babiri bavindimwe ndetse bari n'inkurikirane bakoze impanuka barapfa. bari abajene duherutse guherekeza ngira ngo na murumuna we baherutse guherekeza Simone byateje igihunga mu bantu bagifite imyaka yo hasi byo bati umujene aragiye nta mwana ntaki uri kubyumva. Niyo mpamvu nari nkubajije ntese hari ukuntu wowe waba ufite nk'umwana sinjya nkubagana ndetse utinya gupfa ati sintinya gupfa kandi buriya umuntu igihe cyageze cy'umuntu aba yagenda. Impamvu rero nari nkubajije ikintu nk'icyo ngicyo umugeretse ko umunsi w'umuntu nyine uba wageze. Urabona nka bari abavandimwe nge ngikanguka mu gitondo kubera ko ngeyo nkangutse mpita ndeba kuri telefone nicyo kintu mpita nkora kabisa niyo nkuru nahise nkubitana nayo sinavuga ko nagize ubwoba ahubwo numvise mbabaye cyane nyine narebye ukuntu nka Tuyisimoni ni umushuti wanjye bya hatari yari umushuti wanjye yari n'umwana mwiza kwa witonda ari wa muntu ushobora gufatiraho urugero uvuga amagambo makeya udashobora kukubangamira ababanye nawe baramuzi cyane. Iyo narabibonye ndavuga abavandimwe bombi bagendeye icyarimwe ariko nyuma nyine naravuze ati Imana niyibizi impamvu ishobora kuba hari yabaruhuye nyine igihe cyabo cyari kigeze iravuga ati kambatware nyine babe bari aho bagomba kuba baruhukiye. Basi umunsi w'umuntu iyo ugeze nta kiwusibye ikiba gisigaye gusa ni impamvu ituma uwo munsi ushyirwa mu bikorwa. Impamvu rero nari nkubajije nk'icyo Imana ibahiruhuko ridashira komeze. Impamvu nari nkubajije ikintu nk'icyo ngicyo hari igihe nyine umuntu agenda akiri muto bakavuga ati tagiye disi nta mwana asize yari akiri mutoya ibintu nk'ibyo. Urugero yaba kuri wese cyangwa kuri undi muntu wakwifuza kuvuga ati ngiye nkiri mutoya nakwifuza ko nakagiye nibura hari uwo nsize. Abantu rero bagira imyumvire myinshi bagira imyumvire itandukanye ariko nge kuri mentalite yanjye no kwizera kwanjye ku myumvire yawe n'imyizerere yanjye none aha ngiye fizo masona kugira ngende nsize umwana w'imfubyi yego baravuga ngo umwana azarerwa n'abandi si wowe uzamurera ariko aho kugira ngo umwana musige mu gahinda ku giti cye niko nizera abantu nyine ntibantekereze ukundi cyangwa ngo bumve ukundi kubera ko hari igihe uvuga ibintu abantu bakavuga ati man bimeze bite aho kugira ngo ngewe nsige umwana mutoya ntazamurera ngo mwiteho muhe ikimukwiye nk'umubyeyi byatwo nkagenda njyenyine na n'ubundi mba naravuye mu nda ya mama ndi njyenyine uri kubyumva. Kubera iki ubyumva utyo? Impamvu mbyumva gutyo nuko nzi ko ubuzima bwo ku isi buraruhije. Hariho abana babaho nta babyeyi bakabaho neza bakirera bigakunda ariko abenshi nzi barasitaraguringa bya hatari barasitaraguringa cyane ku buryo nkawe urugero nk'ubu urabona wowe uri umupapa ufite abana ndizera ko aka kanya bakubwiye ngo uzapfa ejo bundi ntiwaterwa agahinda nuko ugiye gupfa ahubwo ushobora guterwa n'agahinda kuko ugiye gusiga abana bawe wibaza ngo bazasigaraho bate sinzi njye niko ndi kubitekereza. Icyo ngicyo cyo tukemeranya niyo mpamvu nkigarutseho kuko mu kiganiro twagiranye kare tuvuga ku by'imibereho n'ubuzima bw'aha hanze tureba guhangayika abana bamwe na bamwe baba bafite akenshi bituruka wenda kuba bataragize ababyeyi cyangwa se bakaba baravutse mu gihe kidakenewe kidateganyijwe noneho ugasanga izo mpamvu zose zatumye abaho zimuteje ibibazo. Wenda tuvuye ku rwego rw'imyemerere ukajya ku by'imyumvire kuko iyo ugiye ku myemerere baravuga ngo umwana aza afite ikigomba kumubeshaho ngo kila mtoto huzaliwa na sahani yake umwana uwo wese aravuka akavukana isahani ye mbese iriho n'ikizamutunga uri kubyumva ariko bitabujije ko byanga bikunda uburyo abavutsemo
niyo yavuka niyo sahani buri muntu akaba afite icyo agomba kumuhaho ku ruhande, ariko aba afite n'icyo gikomere cyo kuba adafite iki, adafite umubyeyi. Yego wagiye yagiye, ariko wasigaye nabwo uzarebe aba ari ikibazo. Hari nk'abantu usanga nta babyeyi bafite, cyangwa ugasanga nk'umuntu afite umubyeyi umwe, yego, ugasanga hari ibintu abura, ugasanga hari ibyishimo atabara, kuko umubyeyi w'umugabo hari uburere aho umwana, hari n'ibyishimo aho umwana. Rero umwana ukuranye n'umubyeyi umwe hari ibintu aba abura kwa, kuko urumva kurana ibyishimo bya mama we gusa n'uburere bwa mama we gusa, hari ubundi burere umwana bagomba kurerwa n'ababyeyi babiri. Niyo mpamvu buriya byo kuvuga ngo ibintu byo gutera inda, byenda abasore wenda bishimira kubyara ku ruhande, ugasanga cyangwa babyaye mu buryo butemewe, mu nzira mbese zitari mu mucyo. Zitari mu mucyo, njye ntabwo nzikunda. Buriya uriya mwana akurana igikomere cyane, kuko akurana na mama we cyangwa akurana na papa we gusa, kandi wenda mama we ari hariya, ariko ntabwo afite access yo kumugeraho bikwiye, cyangwa papa we ntabwo afite access yo kumugeraho bikwiye. Ibyo bintu rero ngenda byanga, ku buryo ngiye niyo mbibonye birambabaza cyane, nabari abantu ndabagaya cyane. Buriya byagakwiriye kuba byiza ko wakifuje kubyarana n'umuntu muzabana, ibyo bitwita mugafatanya kurera, urumva bimwe bita ngo tuzabana ubuziraherezo, nubwo ari Imana ibigena, ariko wa muntu mwabyemerekanyije ko mugiye kubana mukabyara mukarera. Apana nyine biriya bintu byo kwiyaranja, njye ntabwo ndi umufana wabyo. Ariko nkawe ku giti cyawe, nk'uburere uba wumva cyangwa se urukundo ushobora kuba waha umwana, uba wumva rwaba runyuze mu buhe buryo? Ku ruhande rw'iyobokamana cyangwa se ku ruhande rw'imibanire myiza n'uwo muba mwarashakanye? Kawe ku giti cyawe, umurongo uba wumva washikamaho cyangwa se washikamishaho umuntu umugira, umuha nk'umurongo wumva ari nk'uwuhe ku bijyanye n'icyo waha umwana nyuma y'uko abonye ibimutunga? Ikintu cya mbere mu burere, mu kintu naheraho mu burere naho umwana wanjye, ni iyobokamana. Yego, ariko atari ryayobokamana ryo mu bitabo, urumva? Kubera ko mu bitabo buriya abanditse Bibiliya cyangwa abanditse Korani sinzi, bo bafite ibyumviro. Nk'urugero, njye ndi umuhanzi, kugira abantu babyumve neza, njye nshobora kwandika indirimbo abantu bakayumva bakayisobanura mu buryo bwabo bashaka, ugasanga umwe yayisobanuye mu buryo ntanatekereje, ugasanga wari kuyisobanura mu buryo ari kubyumva. Njyewe ni ukumutoza ryayobokamana navukanye, kuko twese tuvukana umwuka wera, kamere yo kwemera Imana, sibyo? Kuko nk'umuntu utemera Imana, we namubaza se wageze ku isi ubigizemo uruhare, ari wowe wabigizemo uruhare? Ariko bura kutemera Imana byo si ikibazo, ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni ikibazo gikomeye cyane. Njyewe mbona hari ibintu byinshi byakakwiriye gutuma twemera Imana. Siko ujya guhiga ukabona nta n'igitekerezo cy'ahantu urakura amafaranga, muri cya gihe uri kwiheba utangiye guclosinga inzugi, uri gutaha, uri gufunga biro, uri gufunga akazi, ukajya kubona ukabona Imana ikoze gutya, ikinguye imiryango, uri kwitahira kabisa. Twebwe mu myemerere yacu akubwira ati kora impamvu, asigaye ubundi Nyagasani igeno aba yararishyizeho. Uvuga ngo urabyuka ukajya mu kazi ukagerageza, ubwo Nyagasani niba yakugeneye uwo munsi kurarongera aho ngaho ukabibona. Kandi buranga amafunguro atunga umuntu ari mu buryo bubiri, hari ayo ushaka, hari n'ayo ushaka. Hari n'ayo ushaka. Urugero, ntabwo uri watoragura amafaranga? Narayatoraguye. Ari abarayagushaka, kuko abantu bashobora kuyaca batayabonye, ariko kuko ari wowe yagenewe. Hari nigenge nigeze gutoragura 500, ibiceri 500, ni inoti ya 500, mpagararanye n'abantu benshi kabisa, kandi nyitoragura. Ntabwo nayitoraguye ndikwije, bamwe bamenye baranagize ngo nayanjye, numvise nta ubutatse, nta mugize ikibazo cy'amafaranga. Ubwo ayo rero niyo yagushakaga? Ibyo byari igeno ryanjye. Ubwo ryari igeno rigomba kugushaka. Noneho ibyo dushaka ni bya bindi duharanira, tukajya kurangura imyenda tubishaka, tukabishakira mu nzira zitari zo, ntitubibone. Ariko akenshi twebwe tuvuga gukora impamvu. Yego, iyo ukoze impamvu, ubwo ya myemerere nyine Nyagasani ashyiramo imigisha bigakunda. Kandi n'ikindi burya abantu tuba tugomba kunyurwa n'igeno, uko ni ukuri. Yego. Noneho ikindi nizera, hari ikintu usigaye nizera, nigiye ku bashuti banjye b'abasilamu. Muri abasilamu, idini rya Isilamu
hari imico yabo imwe n'imwe nkunda, ntabwo ari yose kuko sinyizi, ariko muyo namenye hari iyo nkunda kuvuga ngo ari ikibi ari n'ikiza kikubayeho byose ujye ubyakira nk'igeno uvuga ati Imana ushimwe kubw'ibi bintu bibaye. Yego. Kandi naje gusanga ariko byagakwiriye kugenda kuko arya uhura n'ibibazo bikaza bizanye ibisubizo. Usibye ko ni burya n'ikintu udafiteho ubushobozi bwo kuba wagira icyo ugihindura, yego, ugomba kucyakira ukacyakira kabisa. Rero twari turi kuri kwirangira ivuga ngo mbyaye umwana ubuhe burere namuha uburere bw'iyobokamana. Nabivuzeho. Icya kabiri, namwigisha urukundo, kuko urukundo rukubiyemo ibintu byinshi. Rukubiyemo disipurine, rukubiyemo kuba inyangamugayo, kubahiriza igihe. Ibyo byose namwigisha iyobokamana, nkamwigisha urukundo. Urumva, kumwigisha urukundo ni ibyo byose, harimo kugira gahunda, gukunda abantu, kuko buriya hari abantu bagira n'amakimbirane kandi bashwanishijwe n'utuntu dutoya, tw'amafuti tutari ngombwa ko twagateje ikibazo. Ugasanga abantu bagiranye amakimbirane ya karande, cyangwa ugasanga wowe niba ngenda umwana wawe ko wahemukiye kanaka, urumva, ugasanga ubaye victime y'ubuhemu bwanjye, nkaba victime y'ubuhemu bwa papa. Urumva, ngiye ngomba kumwigisha urukundo uko ruteye, uko nduzi nyine, kuko urukundo ndarwubaha. Nimvuga urukundo ntibabyumve nk'akantu koroshe tubivugisha amagambo, tubifata nk'ibintu byoroshye. Urukundo rwa nyarwo kabisa. Duhuse rero uti muri no minsi cyangwa se umusibo ejo byanga bikunda ufite icyo ndi buze kubasangiza. Of course. None se ni icyo uradusangiza? Ni audio, ni video? Audio narangije kuyibaha, ahubwo nahimba bikiye agaseke nanjye nari maranye umwaka. Siko nakoze indirimbo mu kwa gatandatu kuri mwaka, akaba ari bwigiye gusohoka. Koze video mu kwa gatandatu igiye gusohoka ku munsi w'ejo, atari uko ari ngiye wabishatse. Indirimbo yitwa Ibindushya. Ibikurushya. Ibindushya kabisa. Ahubwo indirimbo nayise Ibindushya kuko iza kundushya kabisa. Iza kuba nk'izina ryayo. Kubera iki? Impamvu nayise Ibindushya ntago ari uko mfite ibindushya byinshi nk'uko nyine wenda abantu babyumva. Nayise Ibindushya ngiyerekezaho, ukumva ko ni nk'ari iri kuvuga ibindushya, ariko nawe ubivuze wakumva ari wowe ari nawe uhura n'ibikurushya. Ni ukuvuga ngo niyo umuntu ari gusoma wenda akavuga ati ibindushya, ntabwo wajya gusoma nk'indirimbo ya Masoro yitwa ngo ibimurushya. Ibimurushya, usoma Ibindushya. Ni uburyo bwo gutanga ubutumwa kugira ngo buri muntu wese ashobore kuyibonamo. Yumve ko nyine buri muntu wese ararushe, hariho abarushe cyane, urumva, kandi buriya niba ndushe gakeya ngomba gusapotinga undi urushe cyane. Rero ni indirimbo y'ubuzima, ni indirimbo nziza cyane irimo message y'ubuzima duhura nabwo buri munsi. Muri message nagiye ntanga hariho nk'ijambo nakomojeho kumwe, urugero urukundo, ukuntu umukobwa n'umuhungu bakundana, noneho kugira ngo babane bafate umwanzuro wo kujya kubana mu rugo, bikaba ngombwa ko bamanza kujya gusezerana. Urumva, ubwo nari ndi gutanga urugero mvuga ngo ubuzima ni haso nk'urukundo rukujyana mu mategeko kandi warakunze. Ngiye nkagukunda nta mategeko abijemo, nta n'umuntu umatirije, ariko kugira ngo byumvikanye mwana bisezeranye, ariko bikemerwa uko mwagiye kubisezeranira ahandi. Urumva bro, ubuzima nabugeranyije n'icyo kintu rero, kubera ko naje gusanga abantu baragenda bakajya gusezerana, ugasanga nibwo bagiye kubana nabi kuruta uko bagakwiriye kubana bitewe n'urukundo bumvikanyeho. Ntabwo ngiye gukuraho amategeko, ntabwo ngiye kugira gute, ntabwo ndi kuyapfobya,
ahubwo ni urugero natanze kubera gusanga abantu barakundana bajya gusezerana ugasanga nibwo bari kugirana ibibazo bikomeye cyane ugasanga ni itegeko ko mugomba kugira uti gusezerana kugira ngo wowe witwe umugore wanjye cyangwa nitwe umugabo wawe rero nabwo buryo bwo gushimangira ko bakundanye rero ewana n'ubuzima buraruhije kabisa n'ubuzima buraruhije duhura n'ibitwica aho nagiye mvuga ngo burya koko inzira ntibwira umugenzi iyo uba uzi ko urahura n'ibigeragezo wari kwigumira mu rugo ariko kubera ko inzira itabwira umugenzi nyine uragenda tu ugasanga uhuye n'iyo mpanuka nk'uko nahuye n'impanuka nkavunika akaboko ariko kubera Imana nkongera nkagaruka mbabwira ngo humura nyine Imana irabizi bizirikana kabisa ibituzirikana cyane ubu narakize Imana ishimwe uteganya ko izajya ahagaragara ryari batubika ari video audio narayibahaye kabisa bamwe baraenjoyinze baranayikunda abenshi bambazaga bro video y'indirimbo iri hehe turayitegereje nanjye nyine nkumva mbari imideni bayitegereze mu gihe kingana iki nta gihe kabisa ni amasaha ndizera nta n'umunsi urimo kabisa ubu aho tugeze ubu ejo nka saa 5 ishobora kuzaba yagiye hanze yego bitinze saa 12 zaba iri hanze bazatangira weekend bari kuenjoyinga kandi bazanyereka urukundo bayisharinge ubutumwa bugeze ku bandi bakore like baduhe na feedback ukuntu bari kuyibona bashyiraho na comment tutaragera ku musozo rero turagendagira ngo nibura ushobore kubabwira platform bazayibonaho ndetse niba ari kuri YouTube cyangwa se uzashyiraho kuri platform ni nyinshi ariko mu buryo bworohera abanyarwanda cyane ni YouTube ho bazahita bayibona YouTube yanjye amazina ni Fizo Masone nkuko platform zanjye zose nitwa Fizo Masone rero aho bazabasha kugera hose yaba YouTube yaba Instagram yaba Facebook hose kabisa wenda izindi platform zo ntago ndabishira ku murongo ngo inyaploadingeho ariko nabyo mu minsi iri imbere barabibona kuko nibyo maze iminsi mu gihe nari naravunitse nibyo nayindi kwiga ukuntu bakoresha ziriya platform zindi naho bazazibona za audio abantu bose rero tubabwire bakurikiye iki kiganiro bajye kuri YouTube ya Fizo Masone bakore subscribe ndetse bakore na share kugira ngo n'abandi bakore subscribe bategereze ko ingoma zirajyaho cyangwa se zirajyaho noneho ubwo ngubwo uzagenda ubona feedback bagushyigikire iki kiganiro kirasohoka ryari mu minota mikeya n'abantu nikidasohoka mu minota mike ubu turi kuvuga kiriho ubu turi kuvuga kiriho ahubwo mu kanya barabona bo bari kukenjoye cyane kabisa okay ubwo mwabantu mwe nimutabibona nkuko bitubwiye tuzamuca amande kabisa reka dusabe abantu rero bakore kuri channel yacu bakore subscribe bakore share bakore comment batuhe n'inama ndetse bagire n'icyo badusaba ni Iwacu Africa Fizo Masone hari ikindi wakongeraho sha ikintu nakongera ni ijambo rimwe nikunda cyane urakoze cyane nawe kunda cyane God bless.